kugeza ku mvururu zo muri 19 zatumye igice cy'u Rwanda basohoka iki gihugu, igice kigizwe n'umubare munini w'abatutsi kuri icyo gihe. Bahungira mu bihugu by'abaturanyi birimo Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda no hirya no hino muri Afrika uko imyaka yagiye isimburanwa, ndetse n'u Rwanda ruza kubona ubwigenge muri 1962, ariko bwari ubwigenge butagase kubera ko igice kinini cy'abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Iyo abantu babivuga, abantu ni byiza ko banagira n'imibare ifatika. Mu 1964 umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe impunzi gusa ryabaruraga abakakaba 336 bari hanze y'igihugu cyacu. Hari 78 byari Uganda, 36 byari Tanzania, 22 byari Kongo, 200 byari mu Burundi. Abo bari abanyarwanda bahejejwe ishyanga na leta zagiye zisimburana. Muri 1964, 1967 hagiye haba ibitero bitandukanye cyane. Abantu bazi ku izina ry'ibitero by'inyenzi bageragezaga kugaruka mu gihugu cyababyaye, ariko mu by'ukuri ntihagire ikigerwaho. Hari imvugo ni ikintu gikomeye cyane, zihembera urwango ariko zinenyegeza ubwicanyi ku mugaragaro. Hari imvugo yari igezweho icyo gihe muri 1961-63 bakundaga kuvuga ngo ni hora cyangwa honga. Ukuvuga ngo ugomba kwemera kwifatanya n'abicanyi, utabyemera ugahora cyangwa ugahunga iki gihugu. Izo ni zimwe mu mvugo zagiye zikoreshwa muri iki gihe cy'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Muri 1973 ubutegetsi bwarasimburanye hano mu gihugu, buva mu maboko ya Kayibanda wari perezida kuri icyo gihe, bujya mu maboko ya Habyarimana. Ariko mu by'ukuri mu ndirimbo yaririmbaga no mu mvugo yari afite yavugaga demokarasi, akavuga amajyambere n'ibindi nk'ibyo bikurikira, ariko mu by'ukuri gushyira mu bikorwa byari hafi ya ntabyo, nta na kimwe. Ni nabwo twatangiye kubona imvugo nanone zikakaye zirimo nka Viraha Mututsi, cyane cyane yibandaga ku mashuri, ikirukana abana babaga bari mu mashuri, abantu bari mu mirimo y'ubutegetsi kuri icyo gihe, ahubwo bagasigara ku mirimo iciriritse. Kuva muri 73 kugera muri 81 inteko nshinga amategeko yagombye no kuba yarakoraga yigeze ikora, ahubwo ahanini wasangaga ivangura amoko n'amacakubiri rikomeza gusarika leta yari iriho kuri icyo gihe. Ndetse iyo ugiye gusuzuma nko mu butegetsi, kabineti yonyine yabagamo umututsi umwe, wajya kuvuga inteko nshinga amategeko yabagamo 2, ba burugumesitiri bari bagize amakomine, nta mututsi n'umwe wabagamo. Vangura amoko yari yarashegeshe iki gihugu. Muri 77 na 78 abenshi mu babyeyi bahunze iki gihugu muri 59 bari bamaze kugira abana b'abasore n'inkumi babakomokaho, bakomezaga kubabaza ibibazo by'amatsiko impamvu batagaruka mu gihugu cyababyaye. Ibibazo by'amatsiko ahanini nibyo byatumye bamwe muri bo banahaguruka batangira no kuza muri iki gihugu cyacu kugira ngo barebe urwo Rwanda rutemba amata n'ubuki ababyeyi bababwira, ariko bakaba barahejejwe ishyanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umwe mu baje aha muri 77 bwa mbere aciye ku mupaka, bwa kabiri amatsiko menshi yari afite amunyuza mu yindi nzira, yanyuze ahantu hitwa za Ruturu na Goma muri Kongo, yamukira Igisenyi aza muri iki gihugu cyacu gukomeza gushaka kwisubiza aya matsiko yari afite kuri icyo gihe. 79 abanyarwanda babonaga ko ari ngombwa ko bongera kwiyegeranya, bakongera kugaruraho umuco ushobora gutuma abana babo badatakaza umuco, cyane cyane ko n'ubuzima bwari bugoye kuri icyo gihe. Nibwo bashinze fondasiyo yitwaga Rwanda Refugees Welfare Foundation, RWAF. Ni ahantu bahuriraga bakaganira, ariko bakanaganira ibishobora kububaka nk'abanyarwanda. Byaje no kuza kuvamo fondasiyo y'ishyaka rya mbere ryitwaga RANU, Rwanda Alliance for National Union kuri icyo gihe. Ahanini nayo yarwanaga no kureba buryo ki ishobora guharanira uburenganzira bw'aba banyarwanda bari barahejejwe ishyanga bakagaruka mu gihugu cyababyaye, ariko nabyo ntabwo byakunze kuri icyo gihe. Ubutegetsi bwarasimburanywe mu gihugu cy'abaturanyi hano hakurya i Bugande. Mu gihe cy'imyaka 2 gusa bari basimbuye abaperezida bakaba 5, kuva kuri Idi Amin, kajya kuri Milton Obote, kajya kuri Furure, Tito Okello Lutwa, ndetse na Museveni waje kuza muri 86. Ariko ko ubutegetsi bwasimburanaga ni nako bwakomezaga kwibasira abanyarwanda aho bari batuye hirya no hino mu nkambi. Iyo tuvuze inkambi by'umwihariko inkambi zari hano hakurya zageraga mu nkambi 8
abahazi ni mu gice cya Cyaka ya mbere ya kabiri, za Cyangware, Shungerezi, uravuga Nyakivara, za Juru n'ahandi hatandukanye, ndetse n'umubare munini cyane w'abanyarwanda wari uri mu cyaje gutazirwa izina rya Royal Triangle, ahanini rigaruka ahantu hitwa Horimana Masindi n'agashumi gakora bombo road. Kuri icyo gihe niho abanyarwanda bari ariko nk'uko nabivuze, imvugo zikakaye cyane zagiye zangiza zikomeza no gusarika n'ubu butegetsi bwo hakurya mu baturanyi. Milton Obote afashe ubutegetsi ndetse Museveni asubiye mu ishyamba guhangana nawe, yatangiye kuvuga ko abanyarwanda aribo bamufasha, ndetse ku mugaragaro y'imvugo ye yatumye hatangira ubwicanyi ku mpunzi z'abanyarwanda. Kuri icyo gihe benshi muri bo abakabakaba 80,000 bambukiye ku mupaka wa Kagitumba hariya birukanywe. Turavuga 80,000 by'impunzi, ariko ubwo turavuga icyo gice cyose abantu baratwikiwe, amazu akabakaba 16,000, inka zabo ziribwa ziricwa 45,000, ingo 19,000 ziratwikwa ku mugaragaro. Abanyarwanda barameneshwa, bazanwa hano mu gihugu ku mbaraga, babura amajyo. Leta ya Habyarimana nayo irabafata ibajyana Kibondo na Nasho, ahari hagizwe na Tsetse. Kuri icyo gihe zitangira kubajya, aravuga ati utazicwa n'inzara azicwa na Tsetse, nitaba Tsetse azicwa n'uburwayi busanzwe bwo mu nkambi, n'ubundi bazashira rusororongo. Abana b'abasore n'inkumi rero nibwo bavuze batari ko aho kugira ngo ukomeze upfe gutya, ikiza nuko wanagana no muri icyo gisirikare, kuko niho honyine hashobokaga kugira ngo ukomeze kubaho mu buryo busanzwe. Abenshi rero bagiye muri iki gisirikare cya Uganda n'umutima muzima wo kumva ko igihe kimwe bazabohora igihugu cyabo, ndetse urugamba rwo kubohora Uganda rutangira mu 1981. Abasirikare 27 batangije uru rugamba, harimo bamwe mu basirikare bacu hano, Fred Gisa Rwigema na Major Paul Kagame. Kuri icyo gihe bagiye muri uru rugamba rwo kubohora Uganda. Uganda yabohowe mu 1986, ibohora mu basirikare bakabakaba 14,000, harimo hafi 4,000 by'abana b'abasore n'inkumi b'abanyarwanda. Ariko nta nubwo bari barimo gusa nk'umubare cyangwa nk'ingwizamurongo, bari no mu buyobozi bukuru bwa gisirikare. Fred Gisa Rwigema ari umugaba w'ingabo, ndetse turavuga Major Paul Kagame kuri icyo gihe wayoboraga inzego z'ubutasi. Aba rero banabaye indorerwamo nziza yo kongera gukangurira abana bari mu nkambi, mu mijyi no hirya no hino kugana igisirikare cya Uganda, kugira ngo umunsi umwe bizashoboke ko babohora igihugu cyabo. Ndagerageza kwihuta kugira ngo ngere kuri aya mateka ya Gikoba, kandi ntabwo nayakurura mu by'ukuri ntabanje ayo ngayo. So muri 1986 mu kwezi kwa 12 nk'uko byari bisanzwe muri kongere ya RANU tariki 25 zishyira 27 z'ukwa 12 87, nibwo umuryango wa RPF Inkotanyi wavutse. Ahanini uvuka ugomba kwibanda ku nkingi 5 zikomeye cyane. Icya mbere byari ingingo 8 zari zigize umuryango wa RPF Inkotanyi: kureba ababyeyi b'abamama cyane cyane, kubigisha, kubabwira ko nibatamika umwana ibere bajye bamutamika u Rwanda, ginirire mu bisingizo by'iwacu, bamubwira ubwiza bw'u Rwanda n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bareba urubyiruko cyane cyane, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Nkunda kuvuga ngo vuba ni ingenzi, kuko nicyo kinyuranyo kiri hagati y'urubyiruko n'umusaza, kuko umusaza aguha ubwenge, wowe nk'urubyiruko ugashyira mu bikorwa. Urubyiruko rero cyane cyane bagombaga no kurwigisha gukorera ubushake nta kiguzi, kuko guhunda igihugu ni ibya mbere. Ubundi ngo iyo utagira igihugu uba mu gihuru nk'igihunyira, ntiwita izina, ahubwo biterwa n'ibihe runaka urimo. Niba ari ibihe by'inzara, niba ari ibihe by'amage, niko wita. Ariko ubu ngubu abanyarwanda bameze neza, abantu basigaye bajya no muri za dictionnaire gushakamo tuzina tugezweho, ariko icyo gihe ntibyashobokaga. So ni naho hanava umuzi wa volunteerism, gukorera ubushake, no kumva ko abanyarwanda ibi byose bazabigeraho ari uko bafatanyije, cyane cyane ko ikibazo gikomeye cyane cyari umuzi mu mateka y'abanyarwanda byari ibura by'ubumwe bw'abanyarwanda. Urubyiruko rurigishwa, baranavuga batari ko ibingibi bizakorwa mu buryo bw'amahoro, n'ibinanirana tuzafata intwaro nk'umwanzuro wa nyuma wo guhangana na leta. Uyu mwanzuro bawita Z option, witeza mu kinyarwanda. Uyu mwanzuro wari uwo kurema igisirikare mu gisirikare cy'ikindi gihugu mu ibanga rikomeye cyane. Iki gisirikare kikazagira umunsi wo kuva mu gisirikare cya Uganda bagatangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda.
iri jambo RPA Rwanda Patriotic Army ryaravuzwe rivugwa mu magambo y'abanyamuryango, ariko ryirindwaga kwandikwa ahantu aho ariho hose kugira ngo aya makuru atazasohoka agasanga izindi nzego z'ubutegetsi bwo hakurya. Muri 1988 na 1989 byagaragariraga amaso yuko bidashoboka ko abanyarwanda bari muri ibihugu by'abaturanyi bataha ku mahoro, ahubwo ari ngombwa gufata intwaro bagahangana na leta yari iriho kuri icyo gihe. Ibi byatumye inzego z'umuryango zubakwa, imisanzu iratangwa baganisha ku munsi nyirizina wo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 kuwa mbere mu masaa 4 ya mu gitondo mu 1990 Fosi yobo yarasohotse imanuka mu misozi ya Mirama irasa ku mupaka wa Kagitumba. Imaze kurasa ku mupaka wa Kagitumba inahatsindira ingabo z'inzirabwoba zari ziharinze. Undi mubare munini cyane w'abasirikare bayobowe na Fandefred nabo bahaguruka i Kampala mu ibanga rikomeye mu ijoro rya saa 9 z'ijoro z'itariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri nzira ndende cyane ibanyuza za Mpigi ugakomeza za Gyanonde ukinjira Mbarara na Ntungamo ukaburankingira mu gice kinini cyane cya Cyamate nabo kugera ku mupaka wa Kagitumba saa 9 z'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 bari bahageze. Inkuru yiriwe ku maradiyo hirya no hino yari imvugo iryoshye ivuga ngo the boys have crossed, abahungu n'abakobwa bambutse. Iyo niyo yari inkuru yakwiriye hirya no hino mu karere batabariye igihugu cyabo. Ku itariki 2 mu rukerera ndetse no ku itariki ya mbere Fred Gisa Rwigema wari umugaba w'ingabo kuri icyo gihe yabyutse atanga briefing amabwiriza ku basirikare barayaho. By'umwihariko yagarutse ku bintu bine by'ingenzi. Icya mbere yarababwiye ngo umuryango RPF Inkotanyi ufite ingingo 8 ziwugenga. Kuva uyu munsi muri abasirikare ba Rwanda Patriotic Army mushamikiye ku muryango RPF Inkotanyi. Bwa mbere ku mugaragaro RPA iravugwa inavugwa mu buryo bweruye. Icya kabiri gikomeye cyane Fred yagarutseho yarababwiye ati mwirebe ku rutugu rwanyu mufite amaranka, aya maranka menshi nayabohoye ibihugu by'ahandi. Aya rero ni nk'imitako azagira agaciro ari uko mwabohoye u Rwanda rw'abanyarwanda rwatubyaye. Yayakuyeho ayo yari afite ku rutugu rwe aratambuka yajugunya mu muvumba, n'abandi babikora uko arahindukira areba ku mupaka bafunguye arababwira ati dore umupaka uracyafunguye, uwumva afite ubwoba yemerewe gukubanuka tukiri aha ngaha. Ariko kubw'amahirwe nta kigwari cyabayemo. Ntabwo byari binakwiye ko abaturage ba Nyagatare n'abandi baje kwifatanya natwe yaba ari igihe waba ikigwari, kirazira. Nta nubwo ari iby'i Rwanda burya. Mu Rwanda burya tugira n'imvugo nziza ivuga ngo kirazira, ariko niyo kinabaye n'ishyano kiraziririzwa. Mujye musigaye bitari iby'i Rwanda si iby'i Rwanda. Kubw'amahirwe nta musirikare wasubiye inyuma, yabakuyemo amabatayo 4, batayo ya mbere, iya 4, iya 6 n'iya 9 aziha abayobozi. Batayo ya mbere ya Chris Bunyenyezi, iya 4 ayiha Ndugute, iya 6 ayiha Adam Waswa, iya 9 ayiha Sam Kaka abaha ibyerekezo. Batayo ya mbere n'iya 4 azitegeka guhaguruka Kagitumba Kigali, hanyuma batayo ya 6 n'iya 9 azitegeka guhaguruka Kagitumba zerekeza Nyagatare. Oda abahungu barahaguruka batangira kamba rwo kubohora. Hagati ya Kagitumba n'imisozi ya Mirama ni hasi cyane. Umusirikare kenshi kugira ngo akore akazi ke neza ni ca enye na A1. Ntabwo ndi butindemo cyane, ni coordination, command and control na intelligence. Ibyo kugira ngo ubishobore nuko ugomba kubura ahantu hirengeye hashobora kugufasha gushyira mu bikorwa akazi kawe. Fred yarihuse atera intambwe ava hasi ku Kagitumba yerekeza ku misozi ya Nyabwishongwezi kugira ngo ashobore kubona za ngabo za advancinga, ariko ashobore no kuziha amabwiriza ku maradiyo ya gisirikare asanzwe. Uwo munsi ni umunsi w'itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 muri urwo rukerera ni nabwo imodoka yamurashe Fred Gisa Rwigema arapfa. Fred Gisa Rwigema Major General yarapfuye nka komanda, apfa nk'umuyobozi, ariko intego y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ntiyazimye, ntiyapfuye.
abahungu nabo uko bahagurutse Kagitumba berekeza i Kigali, uko banahagurutse Kagitumba berekeza Nyagatare, morale yari hejuru, barakomeje barirukanka cyane. Abaciye mu gice cya Nyagatare bagera Musheri, bamanukira Kazaza, bambukira mu Gakindo, bamanukira Nshuri, batera Nyagatare ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10, barayizingira banayikuramo. RDF muri iki gihe iranavuga ngo ni umurage twasigiwe n'abatubanjirije. Ntabwo bigeze batsindwa urugamba, bityo kirazira gutsindwa uri umunyarwanda. Batayo ya mbere n'iya kane nabo bahagurutse birukanka cyane, nta muhemure mu kibaya no kwifotorero, bafata igice cy'Akayange birukanka cyane, batunguka Gabiro ku itariki 4, barayitera ndetse baranayifata ku itariki 7. Habyarimana hanatangira gutabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati natewe n'Abagande, nyamuneka mwirukanke mu ntabare. Yahereye kuri Kongo, yamwoherereje batayi ikomeye cyane ngo yitwaga Division Spéciale Présidentielle iyobowe na General Mayeri. Kuri icyo gihe General Mayeri ngo yari umusirikare ukomeye cyane, ariko ngo byari uko atari yagahuye n'inkotanyi. Umunsi yahuye nazo yamenye ko adakomeye. Ingabo za RPF zifata Gabiro zinayikuramo, baratabaza. Division Spéciale iraza, ariko si nabo bonyine, n'Ababirigi n'Abafaransa bari bafite ibirindiro Central Africa ahantu hitwa Ibange, muri mission d'assistance militaire yaberaga Ibange. Nabo bafata indege baza birukanka cyane, batabara Gabiro, barwana n'inkotanyi, bazikuramo, zisubira inyuma gatoya, zirisuganya, ziragaruka zirabacapa, na General Mayeri wubwe ngo kuva yagenda narongera kumva inkuru z'i Rwanda. Izi ntsinzi zibanze uko zabone